Muraho neza, Kristo Yezu akuzwe bavandimwe. Twongeye turagarutse ku munsi wa kabiri w'ubuhamya bwacu. Ubwo rero ubuhamya mfite uno munsi ntabwo bunshimisha cyane, ariko nabwo ndavuga. Bwabaye tariki 12 z'ukwa kane uyu mwaka, ariko mbere yaho gato nari nabonye ubujya gusa nabwo, ariko nabyo sinanditse itariki. Nari nkiri muri bya bihe byo kutandika amatariki, nabifataga gutyo gusa nkabireka. Ubwo rero katubanze tuvuge rya sengesho ubundi dukomeze. Ku izina ry'Imana Data nta Mwana nta Roho Mutagatifu, amen. Muvandimwe wanjye Yezu Kristu wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibishimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kukubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba ushenguye bitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha, ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kukifashisha ngo gushaka kw'Imana Data gukorwe munsi kimwe no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangiye muri nje ukomeze kugera mu ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa ikuzo n'icyubahiro, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Murakoze rero, iri sengesho ni ukurimenyera, nanjye ndimo ndaryitoza. Inkoramutima zose za Kizito Mihigo zirimo ziraryitoza, kuko niryo Kizito Mihigo yavugaga, ndizera ko ariryo byamukomezaga mu byo yakoraga byose. Ubwo rero nyuma y'aho ngaho, maze gutanga bwa buhamya bwa mbere nababwiye, nibwo natangiye noveni y'umuryango remezo bari bateguye umuryango remezo, nari ntarawujyamo. Vuganika nyivuge nanjye ngire ibyifuzo byanjye, kuko Kizito Mihigo nyigaragariza kananjye mbikore. Ubwo rero nibwo nasenze. Nyuma y'iryo sengesho umutima urambwira uti amaraso ya Kizito Mihigo ntazabapfira ubusa. Ntabwo ari umutima bwo, ni naho numvise umuntu uri kubivuga uri kure cyane. Ubwo nabifashe gutyo, nabibwiye uwashinze umuryango remezo, aravuga ati ubwo niko bimeze. Byanteye ubwoba, hari byabanjirije ariko ni ubuhamya bundi nzabubaha, ni ubuhamya particulier niko navuga bwanjye bwite. Nzabubaha mu gihe ndi kuvuga ibitangaza nabo ngiye mbona mu masengesho nkora. Ubwo rero nabifashe gutyo nk'imikino, ndasenga ndaryama. Ubwo haciyeho iminsi, nibwo tariki 12 z'ukwa kane byongeye gusa nkaho bigaruka. Ubwo rero ubuhamya ndabufatanyije kuko busa nkaho bumbwira ikintu kimwe, niko njye nayibonye. Ubwo rero nabwise ikamba ry'amahwa, kuko narabyutse mu gitondo mvuga rozari. Hari ubutumwa nkunze kumva nyine bushishikaza kuvuga rozari, nk'umuhanuzi wita Mama Louise. Ubwo nari kuvuga rozari mvuga nikangerageze nanjye nyivuge. Nibwo rero nayirangije nsinziriye gato, n'akantu kantwaye k'agatotsi. Ntabwo ari agatotsi kuko numvaga ibirimo gukorerwa mu nzu, maso yanjye mbese yarahumize mbura imbaraga. Nibwo rero nabonye ishusho ya Yezu Kristu ari ku musaraba. Nisho nabonye mu kiliziya gutya cyo mu Butaliyani, nigeze kuyibona ahantu mu kiliziya nziza cyane ijya gusa n'umukara. Mbese ni ishusho babyita plata, sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda. Amabuye y'agaciro bita, ndibaza ko ari amabuye y'agaciro bita plata. Hari ibikombe batanga, ntabwo ari zahabu, bijya kwiraburaho gato, naho babyita plata. Ubwo rero niko iyo shusho yari ikozwe, umusaraba wari ukozwe. Ntabwo ari ishusho, yari umusaraba nyawo uri hejuru uri ku musaraba, avirana nyine amaraso menshi cyane. Mbese iteye ubwoba, iteye agahinda ishusho.
ubwo nayibonye gutyo hejuru yanjye ku gitanda, mpita mbona rero na Kizito Mihigo ari imbere y'iyo shusho y'uwo musaraba awurangamiye mbese cyane ari kureba cyane, ariko nyine nkabona Yezu nyine afite ikamba ry'amahwa menshi cyane, amaraso ye menshi cyane, nyine ureba ukagira ubwoba. Mbona na Kizito Mihigo afite ikamba ry'amahwa ariko ritoya. Kizito Mihigo yari muzima, ntabwo yari ishusho, ariko Yezu, umusaraba wa Yezu nyine wari umusaraba wari umusaraba nyine bakora bagashira mu kiliziya. Ngo nyine Kizito Mihigo nawe yari afite ikamba ry'amahwa ariko rito, ritari itangana mbese rito ugereranyije n'ibyo Yezu yari afite ku musaraba, ariko nyine ikamba ry'amahwa rifite amahwa manini ariko nkabona amwe ntabwo amugezeho, mbese ntabwo amujombye nka kuriya Yezu amahwa yose yari yamujomba gutya. Nubwo nkabona Kizito Mihigo iburyo, amahwa y'iburyo abiri niyo yari yamujombye hano gutya, mbese yamwinjiye mu mutwe maremare ku buryo nyine upimye wabonaga ari amahwa yamwinjiye mu bwonko. Mbese nkabona rero amaraso ya Kizito Mihigo ari gushonga gutya agwa hano nari ndyamye, agwa ku gitanda. Aya Yezu yari yarumagaye nyine kuriya ishusho ya Yezu mera yamumiyeho cyane, ariko nyine aya Kizito wabonaga ari amaraso y'umuntu muzima arimo kumuvamo hahandi abiri yamujombaga ashonga aho nari njyanye. Mbese bibabaje cyane, kugenda narabyutse nabasoma nanjye nkora iki. Ubwo yakomezaga kundeba Kizito Mihigo ntabwo yavugishije, ahubwo nabonaga hanze amaso ye yarandebaga ariko kareba n'umusaraba icyarimwe. Mbese yararangamiye wa musaraba nka kuriya aririmba ngo ndangamiye umusaraba. Ndimo ntabwo nari nyizi, ariko nyine yarebaga wa musaraba adahumiriza, atarira, adataka, ariko ameze nk'umuntu ubabaye. Mbese hari ukuntu umuntu ababara ariko ntabigaragaza, akabishyira mu mutima we gusa, niko yari ameze. Rero narabyutse nyine byarankanze, ndavuga ati Kizito Mihigo, ngerageza kumuhamagara wapi ntiyandeba, ariko nabonaga ari muzima ariko ababajwe na ya mahwa, ariko yihanganye ariko nyine amujomba, mbese muri make amujomba cyane. Nari imaginaga aho yaba agera nkabona yagize nko mu bwonko. Ubwo nabyakiriye gutyo, ndabyuka ndasenga, ndababara, ndarira, ariko byararangiye. Nabibwiye undi rero umuryango remezo, aravuga ati ubwo ni ibintu bibiri bimubabaza muri make. Ubwo nyuma yaho yaje kubinsobanurira, nyuma yaho nabyo nzabutanga ubuhamya, ariko njye numvise nyine ngo ni ya moko nyine abiri yo mu Rwanda yahoraga aririmba, mbese kwa kundi agereza kunga abantu bakanga, mbese amoko abiri amubabaza. Njye niko nabyumvise, kuko amahwa yose yari afite ku mutwe ntabwo yari amujombye, ayo abiri yonyine niyo yari amujombye kurushaho, ayandi yose wapi ntiyamugeragaho. Ariko nyine yari amujombye nabi cyane, amaraso amuva mu mutwe, ariko ubona yihanganye. Ubwo rero iyo message nyine irababaje cyane, ariko nyuma yaho nyine nzabasobanurira neza icyo yashakaga kutubwira. Ndumva narangiriza ahangaha, waba ufite icyo yabivugaho akagira nawe icyo atubwira, yadukontakta cyangwa se agakora comment. Ubwo naho ubutaha. Niyo mpamvu ubona nambaye umutuku, iyo mbyibutse mbese biri muri message zambabaje cyane Kizito Mihigo yampaye. Ariko ubwo ubutaha hari n'izindi nzizagiye nzagenda mbagezaho. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha.